Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, yera ugakoma urugi, ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, yera ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Amahoro n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Amen. Haleluya. Amen. Turabashimiye cyane bakunzi ba Arabohora TV, tugize umugisha wo guhura n'abakozi b'Imana bari mu masengesho. Ubu rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa imbaraga z'amasengesho. Twumvise muririmba indirimbo ivuga ku gusenga k'umutima ugera imbere y'Imana, ngo utambuka n'inyenyeri. Bene Data rero tugiye kubanza kwakira abakozi b'Imana. Turahera kuri wowe, twibwire. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, niyo mazina yanjye. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Kacyiru International, Paruwasi ya Kimihurura, muri ADPR. Imana iduhana umugisha. Namwe muradusuhuza, musuhuza abakunzi ba Arabohora TV. Mugira amahoro n'umugisha w'Imana. Nitwa Imanishimwe Clarisse, umubwiriza butumwa mu itorero rya ADPR, Paruwase ni Muhima, umudugudu ni Biryogo, ubu niho mbarizwa. Imana ibaha umugisha. Yego, murakoze cyane. Twumvise rero muririmba indirimbo tugira amatsiko, kandi twifuza kugira ngo tubabaze. Ubundi mwavugaga imbaraga zo gusenga, nizo tugiye kuganiraho. Izo mbaraga zo gusenga, ubundi ndahera kuri Betty. Imbaraga zo gusenga umuntu azibona gute? Cyangwa dusobanure ku mbaraga zo gusenga, noneho tubwe n'uburyo umuntu yazibona. Imbaraga zo gusenga, navuga ngo ni igihe umuntu kuko gusenga ni itegeko. Yesu yaratubwiye ngo musenge ubudasiba. Ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ngo ndagiye,
ariko ningerayo nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha rero ari we Mwuka Wera, niwe uduha imbaraga tugashobora no gusenga. Ikindi kandi imbaraga zo gusenga tuzikomora kuri Yesu, kuko Yesu igihe yari mu isi ari Getsemani yaradusengeye, arasenga aravuga ngo n'abazanyizezwa n'ubutumwa bumvise nabo bazakizwa. Imbaraga zo gusenga rero ni imbaraga zidasanzwe Imana ishyira mu muntu agasenga atitirije aciye bugufi, kandi ayo masengesho akagira umumaro. Haleluya. Imbaraga zo gusenga zatumye dukizwa. Imbaraga zo buriya hari abantu badusengeye, Yesu yabanje kudusengera, hari n'abandi batubanjije muri uyu murimo bagiye badusengera. Imbaraga zo gusenga rero zirakora. Warumbwiye ngo nimbasobanurire ngo imbaraga zo gusenga niki? Imbaraga zo gusenga ni imbaraga zituruka ku Mwuka Wera, haleluya, w'Imana. Izo mbaraga rero iyo zaje zishobora guhindura ibintu. Ari naho Imana yigeze ibwira Zerubabeli ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Yabwiraga Kuro arambwira ngo uwo nimikishije amavuta nzamugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Imana ishimwe. Imbaraga zo gusenga rero zakuye Paulo na Sila mu buroko, bararirimba barasenga, inzugi za gereza zirakinguka. Imbaraga zo gusenga na mwarimu yanyunganira ku mbaraga zo gusenga. Mbere yuko akunganira gatoya, reka giye maze mwibarize ubundi gusenga ni iki? Kuko impamvu mbibaje gutyo nuko abantu bashobora gusenga mu buryo butandukanye. Hari abasenga inshuro nyinshi ku munsi, hari abasenga bapfukamye, hari abasenga bunamye, hari abasenga bakoze ikimenyetso cy'umusaraba. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Umuntu yasenga gute mu buryo bwiza kugira ngo agire ubusabane n'Imana? Murakoze cyane. Ubundi iryo jambo icyo cyose umbarije ubwacyo gusenga ni iki? Abaduteze amatwi mwese, gusenga ni ukuganira n'Imana, yego, nk'uko umubyeyi aganira n'umwana we. Hanyuma rero gusenga bikabamo imbaraga z'igitangaza zikiza usenze mu gihe yasenze akurikije ibyanditswe byera icyo bimusaba. Kuko ntago ari umuntu wese yasenga, ariko si umuntu wese wakumvirwa n'Imana. Oya, niba rero usenze bikurikije ibyanditswe byera icyo bidusaba, dore inyungu bibyara. Biragukiza wowe ubwawe, biragufasha wowe ubwawe, bishobora kugeza ku Mana ukabona icyo ushaka wowe ubwawe. Ntabwo biba ku muntu gusa, famiye yanjye, famiye yawe, hanyuma quartier, yego, itorero. Gusenga kwa imbaraga zitangaje ku buryo gusenga kujya kunasandara kugafasha igihugu. Tubifitiye ibihamya mu byanditswe byera. Dufite isengesho ry'umugabo witwa Nehemiya wo mu gihe cy'ubunyage bw'Abayuda, baranyagiwe ahitwa i Babuloni. Yego, uyu mugabo witwa Nehemiya rero nimwumve mu magambo make uko byagenze. Igice cya mbere n'umurongo wa 4 handitse ngo gusenga kwa Nehemiya ni ukuvuga nubwo twigishijwe n'uko ari mu gihe cy'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ariko n'abasogokuruza batubanjirije mu gihe cyabo muri Ancien Testament, Imana yabanaga nabo mu bihe byabo byo gusenga. Amen. Nkuko tubizi Umwuka Wera yaramanukaga akaba ku muntu, hanyuma akazagaruka. Ubu nuko tubana iteka. Nehemiya rero byagenze gutya. Haranditse ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa, sengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuritera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe wumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, ni koko ngewe n'inzu ya data twagucumuyeho, twakukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe nawe ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Umurongo w'8,
ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga kandi utariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza. Haleluya. Nubwo abirukanwe banyu bazaba ku mpera y'isi nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije nkahatuza izina ryanjye. 10 abo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Amen. Rero gusenga kurimo imbaraga zitangaje. Mu by'ukuri uyu ni umugabo wari uri mu bunyage. Mwarimu Betty niba wibuka Zaburi 137 ubundi baduha amakuru y'ubuzima bari babayemo hariya kiriya gihe. Baratubwira ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira ko twibukaga iwacu. Mwari buriya abagabo iyo bajya kuvuga ngo twicaraga ku migezi y'Ibabuloni tukarira iyo twibukaga iwacu ngo tukaburoga twibutse Siyoni, ngo ku biti byameraga ku nkengero z'iyo migezi twahamanikaga inanga zacu. Noneho ngo abenegihugu bakaza kubashakira umunezero kuko bari bazi yuko bazi kuririmba cyane, ngo nimuturirimbira indirimbo z'iwanyu. Bakababwira bati twaririmbira dute indirimbo z'iwacu mu gihugu cy'amahanga? Bati ntago bishoboka. Amen. Bakamanika ukuboko bakavuga bati yewe Yerusalemu we nitukwibagirwa ukuboko kwacu kw'iburyo kuzibagirwe gukora, nitukwibagirwa ururimi ruzafatane n'urusengero rw'akanwa, nitukwibagirwa. Ndashaka kubereka gusenga ikintu byakoze. Icyambere umubabaro bagaragaza gusenga kumara umuba baro gusenga kumara umubabaro. Gusenga kumara umubabaro. Ariko nk'uko tubibonye ntago ari umuntu wese wapfa gusenga. Yego. Okay, nuwapfa gusenga akabishobora, ariko si umuntu wese wapfa kumvirwa. Nehemiya yarabanje mbere ya byose amenya icyubahiro n'igitinyiro gikomeye by'Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi. Yaravuze ngo Uwiteka Mana muremyi w'ijuru n'isi, Mana nkuriteye ubwoba. Banza tabora umenye ugiye gusenga ko ari Imana umuremyi wa byose. Haleluya. Amaze kumenya ubugari bw'Imana no gukomera kwayo n'imbaraga zayo aravuga ati Uwiteka turi abanyabyaha, atura ibyaha byawe mu gihe ugiye gusenga. Rero ntago ari ugupfa gusenga gusa, urumva, kuko n'abasenga nyabingi barasenga, n'abasenga amahembe barayasenga, n'ibitega barabisenga ya magini yose njya numva. Gusenga Uwiteka Imana rero mbere y'ibintu byose atura ibyaha byawe. Ntiwature n'ibyawe gusa, urebe ubugari bw'isengesho ugiye gusenga. Niba ari n'umuryango watura ibyaha by'abantu bose wifuza gusengera n'inyungu ugamije n'intego urimo kurasaho. Urumva, numara gukora icyo gikorwa maze kwiyeza no kwatura ibyaha utangira sasa usabe Imana. Amen. Rero umuntu mugenzi wacu warumbajije wenda nabampiniyaho, ariko uyu ni umwigisho ukomeye cyane ku isomo ryitwa gusenga no kwiyiriza ubusa. Umuntu yabikoze neza habamo imbaraga zisenya ibihome by'umwanzi. Habamo imbaraga zijegeza imitima y'abami babami. Amina. Haleluya. Bikoze neza. Abami baca bugufi, abakomeye baca bugufi bakumva umuntu woroheje niyo wabugayitse hasi y'abana. Imbaraga zisengesha zikora imirimo itangaje mu mitima y'abantu bose. Hari ijambo rero bajya bakunda kutwigisha, tujya turisoma muri Bibiliya rivuga ngo gusenga bigira umumaro ngo iyo ngo umuntu asenganye umwete. Ndagira ngo mbaze Betty, gusengana umwete ubundi umuntu asengana gute umwete? Urakoze cyane. Umuntu asengana gute umwete ko ushaka kubyuka? Ni ugusenga kenshi cyane, ni ukwiyiriza kenshi cyane. Dusobanurire gusengana umwete ni gute, umuntu asengana gute n'umwete? Gusengana umwete ubundi Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye mubanza muce bugufi mwihane, kuko gusenga abantu benshi barasenga rwose, tubona dufite n'insengero nyinshi ziruzura abantu barasenga, ariko gusengana umwete ni igihe usenga nta mutima ugucira urubanza. Ikindi
gusengana umwete ijambo ravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Haleluya. Kugira umumaro iyo asenganye umwete. Reka wenda mvuge kuri uwo mumaro wo gusenga. Iyo umukiranutsi asenze agasengana umwete, gusengana umwete ni ukwihana neza, ni ugusenga wizeye, ni ukugira ibyiringiro kwiyubwira irimo ikumva. Umuririmbyi yavuze ngo ndetse n'umwana muto, oh haleluya, uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Gusengana umwete rero twakwifashisha Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Byahinduwe n'iki? Byahinduwe na kwa gusenga k'umukiranutsi. Bafashe amasengesho, Esiteri na bagenzi be biyiriza iminsi 3, Abayuda baraterana barasenga. Gusenga rero kwatumye itegeko ry'umwami n'iteka bihinduka. Imana ishimwe cyane. Gusenga rero k'umukiranutsi gushobora gutuma imigambi Satani apanze ihinduka, gushobora gutuma imbaraga z'abapfumu ziva mu muntu agakizwa akakira Yesu. Gusenga, haleluya. Abayuda barasenze, ni mumera Imana icyubahiro we. Barasenga, nta muntu n'umwe wagombaga kubarengera. Mwibuke neza yuko bari bagambaniwe, ariko kubera ko abakiranutsi basenze umwami abura ibitotsi mwari akambabarira ukumve ngo ananirwa gusinzira, ngo bakamusomera ibitabo by'ubucurabwenge akumva nta kivamo, bakamuzanira vino bakamutaramira amaboko bakayarambura akumva nta kirimo. Kumba Abayuda bari imbere y'Imana barimo barasenga. Gusengana umwete ni ugutitiriza Imana, gusengana umwete ni ugusenga wizeye, ndetse ukaniyiriza ubusa bibaye ngombwa, kuko ijambo ravuga ngo bene abo badayimoni ngo nta kindi kibakuramo usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. Ukubanza kumenya icyo sengera kirahari. Yego, reba niba icyo ugiye gusengera kigize gute gihari. Numara kubona icyo gusengera gihari, za kondisiyo twavuze haruguru uzubahiriza. Hanyuma rero ufate initiative, wiha intego, uvuga uti ndasenga muri ubu buryo. Niba ari ugusenga mfata amazi yonyine, niba ari ugusenga mfata ibyo kurya bike, niba ari ugusenga byose biba byemewe, niba ari ugusenga urya, biterwa nuko we wateguye amasengesho. Ariko icyitonderwa uyakore neza. Nehemiya yafashe amasengesho y'iminsi 3 atarya atanywa. Urumva yari yafashe icyemezo cyo gusenga amasengesho bita ayuzuye. Urumva atarya atanywa. Hanyuma arasenga, arayasenga. Na bya bindi twavuze haruguru, imbaraga z'Imana zakoze iki? Yari yaragize amahirwe kubera kugira icyemezo cyo kubaha Imana. Mwari buriya no kubaha Imana nabyo igira umumaro. Si umuntu wese wapfa gusenga ngo Imana imwumve tubivuge cyane, abantu banabyumve, bene gatamadini n'amatorero babyumve. Ntago ari umuntu wese wapfa gusenga ngo yumvirwe, ahubwo uyu mugabo Nehemiya we yari yarafashe icyemezo cyo kutava ku Mana nubwo yari mu bunyage. Cyo ni yego, komeza. Amahirwe yo kubona umwami amwitegereje. Si abantu bose umwana w'umunyagano cyangwa umugabo w'umunyagano kujya gutegura vino y'umwana. Ubwo murabyumva, bagukubise bagutwayeho umunyago, kuki batanatekereza ati uyu muntu namuzana akajya ngaburira akazangirira nabi. Yego, ariko kuko yarafashe icyemezo cyo kubaha Imana kandi yari umunyamasengesho. Imana ibigenza ityo. Umunsi umwe agiye gutegura umwami aramwitegereza. Umwami amwitegereje yarangije amasengesho aramubwira ati ndabona udasa nk'uko wasa. Sinzibagirwa profeseri umwe wanyigishije, musabiye umugisha. Iteka jewe nakundaga ubuzima bwanjye busanzwe, simvuga amagambo menshi, numva amagambo nyafite iyo ndi mu muhamagaro nk'ubu nejo byagera. Noneho tukicara, akakunda gucokoza abantu cyane. Yakwinjira mu ishuri imbere tukamusuza akabanza akaducokoza, akandeba akavuga ati we Clarisse wiyirije ubusa uri mu masengesho. Nukuvuga hari ukuntu umuntu wasenze Imana asa. Yego. Hanyuma rero
narase kuko nta na rimwe yigeze bivuga ntari mu masengesho mwari nahitaga nseka akambwira ati nabishakaga kuseka hanyuma rero umwami aramubwira ati ariko ndakubona mu maso hari ukuntu usa ko ufite umubabaro aravuga ati nagiye kera kubusa niba umwami atahuye ko mbabaye ngiye kumutegurira ibyo kurya n'ibyo kunywa ndapfuye tu ariko nta munyamasengesho wicwa nuko yasenze ahubwo byari mu nzira yo gukira. Haleluya. Umwami aravuga ati ufite ikihe kibazo ngo ngufashe kubera gusenga kandi ari umunyagano umwete. Haleluya. Biturutse kubasenganye umwete ntabwo burya byari gupfa kwizana gusa nuko amasengesho yaravuze ngo ndasenga twajuru nibyo yakoze ibisabwa byose kandi arati ndaruhuka ruko nyarangije. Hanyuma rero amaze kumubaza ayo magambo nawe amusubiza ko ababajwe cyane aravuga ati numvise inkuru ziwacu menya ko amarembo y'abasogokuruza yarasenyutse ati niba nkugiriyeho umugisha. Yego. Amina. Amen. Mbabarira umuruhushya nje gusana inkike umurwandiko rw'inzira reka kurwandiko tuhagere aruheshejwe no gusenga yabanje kumubaza uruhushya ndarubona umwami aramubwira ati senga aramubwira ati yego ariko ndarushakana n'ibyangombwa byose. Haleluya. Barishimye. Ndashaka urwandiko rw'inzira kuko igihugu bari baragifashe cyose harimo ingabo z'umwami. Urumva naguciye mu ijambo rero urambabara gatoya ubundi nkunda ibintu bifatika. Yego. Nkunda ibintu bifatika byose nyankunda ibintu by'amateka ngo tujye amateka ngo Yeremiya n'abandi gusa tujya tubona abasenga tukabana abasenga bakavuga mu ndimi babashadabara indimi nk'izo ngizo murazizi mujya muzumva. Yego. Hakaba n'abasenga bagapfukama abafata za novena murabazi. Hari n'ababyuka saa 9 z'ijoro nabo bagasenga novena. Abo nabo barasenga. Hari n'abandi basenga bagakubita n'agahanga kageze igihe gatukura cyangwa kirabura kaza inkovu abo bose barasenga. Hari n'abandi basenga ibigirwamana tutazi n'uburyo basengamo. Hari n'abasenga bakaririmba bakabyina bagatambira Imana bakabyina cyane abo bose barasenga. None se abo bantu bose ko basenga wowe nkawe wakwigana ndi muri abo? Nakwigana Nehemiya. Yego. Nakwigana Nehemiya uwo naba ndiwe wese muri abo uvuze haruguru. Umwidini y'umuntu iyo ari yo yose ngewe ndamurangira sura uyu mugabo Nehemiya bamfashe basura uyu mugabo Nehemiya hanyuma niba musura uko byagenze sengesha ukuntu ryamukishije mu nzira rikamuhesha gutema ibiti rikamesha gusana inkike ariko bivuge neza iby'urwandiko rw'inzira iby'ukuntu gusenga bitanga urwandiko rw'inzira bivuge neza ibitangaza biriya amena shyize mu mitekerereze kira ntago ari ikintu gitoya. Umunyagano igihugu umwami yifatiye cyane umunyagano kuki atatekereje ati ugiye gusana inkike waba ugiye gucengeza amatwara yanyu muri babandi basigayeyo no ariko isengesho riragenda rigatunganya imitekerereze y'umwami. Amina. Urumva? Yego. Hanyuma akaguha uburenganzira bwose kandi umunyamasengesho ntacika intege. Ntago umuntu wasenze acika intege kuko aba afite ibivumbikisho by'ubugingo. Ni ibivumbikisho by'ubugingo. Haleluya. Uriya mugabo yageze i Yerusalemu atangira gusana inkike. Hari bene wabo daboro bamuciye intege. Mwari uko umunyamasengesho bene wabo bajye bamuca intege cyane. Nibakomere bene data basenga banteze amatwi nibacibwa intege nabo basenga nabo gacibwa intege nabo bayobora cyangwa babayoboye nabo basengana bajye bakomera. Rero yarabanje abaro bamuca intege ariko aravuga ati nta sone ati jewe niringiye Uwiteka Imana kandi narasenze. Batangira gusana inkike abitwa basane barati barazura bizi batobiya bati birasenyuka nta munyamasengesho ugucika intege kuko abafite ibivumbikisho. Satana murwanyiriza ahangaha byakwanga haba hari irindi rembo Imana iri bumukirizemo gusenga kubamo imbaraga zitangaje. Imana bamugisha. Kanivugire babandi basenze bagatinda gusubizwa impamvu ni iyihe?
hari ubundi iyo umuntu asenga habamo n'igisubizo kivuga ngo tegereza, ihangane, ntabwo uzi igihe Imana izakorera, ariko abasenga baba bizeye neza ko nubwo byatinda Imana izakora. Yesu ashimye cyane. Bivuga ngo rero ibica intege iyo umuntu asenze cyane ibisubizo ntibibanguke. Hari n'igihe rimwe na rimwe aravuga ati ariko wowe igihe wasengeye ko nta kintu ugeraho, ugasanga baguciye intege. Nabigereranya na cyagihe Nehemiya ngo yarubakaga afite ishaka ryo kubaka, ariko ngo akubaka anafashe inkota. Noneho ngo kuko hari ibintu birwanya amasengesho, Imana itugirire neza. Nehemiya rero ngo baje kumubwira ngo ariko ubundi ngo urimo urubaka, ngo nibyo wubaka ingunzu niziza zirabihirika. Ubwo babaga bamuciye intege bigaragara. Nawe ushobora kubusenga ukaba uri guhura n'ibicantege, ariko iyo umuntu asenga, haleluya, amasengesho yabera akura w'imisozi agasenya ibihome. Imana ishimwe. Amasengesho akuraho imisozi, amasengesho akuraho ibihome. Nubwo baba baguca intege cyangwa umaze igihe usenga ukabona udasubizwa, ndagira ngo nguhumurize, imbaraga z'amasengesho zizakugeraho. Upfa kuba ukijijwe, nta byaha, utagenda ubeshya, utagenda ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Gusenga rero ni ukwihangana, gusenga kandi kumara umubabaro. Gusenga, iyo umuntu asenga ntabwo arambirwa, ahubwo urazi. Hari umugabo witwaga Yohana yajyaga azinduka akavuga ngo mwaramutseho mwami Yesu, akigendera, nta bindi byinshi. Akongera akazinduka ati mwaramutseho mwami Yesu, ati mwaramutseho. Mu by'ukuri ayo ni amasengesho yasengaga, kandi igihe cyageze amasengesho aza kumugirira umumaro. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Gusa ndagira nibaritse mwarimu Clarisse, hari ahantu tujya dusoma bakavuga ngo Abisirayeli ngo Imana ngo inihiminiho, hari akuntu ngo inihiminiho iba ni umwuka wera, ngira ngo baza ari umwuka wera, ngo anihira abantu iminiho badashoboye kwisengera. Noneho ndagira ngo bimpurize rero n'ukuntu Imana ivubira ababi n'abeza. Ubimpurize kuko abantu ujya ubona nk'abantu badasenga, ukabona kenshi ibintu byabo birikora, ukabona biragenda neza, ariko abasenga wajya kubona ukabona ibintu byabo birakomeye, biribana, ukabona nyine birakomeye, ntibifunguka. Ndagira ngo bimpurize ukuntu umwuka wera n'ihiminiho, wongere umpurize n'ukuntu Imana ivubira ababi n'abeza. Noneho ubidusobanura neza kugira ngo nk'umuntu wenda hari abantu badasenga bavuga ati ato ntasenga byose ni ahandi. Ubiduhuriza udusobanura neza. Murakoze. Mu nshingano z'Imana, Imana ni data. Nk'uko ubu ngubu abana banjye, abana bawe, ubizi ko ari umukoro wawe ngombwa wo kubabeshaho, wo gushaka ibibabeshaho. N'Imana ni data, yibyariye abantu bashyira ku isi. Ni ngombwa rero ngo Imana ibesheho bose, ariko icyitonderwa, icyo cyambere nakigushubije. Yego. Imana ivubira imvura babi n'abeza. Ni umubyeyi muri make. Yo, agabura umwumvira n'utamwumvira. Uze waba warabyaye umwana ntakumvire, yaza ashonje yandara avuye kuzera nta n'icyo yagufashije ukamwima ibiryo, ntabwo waba uri umubyeyi, ntabwo waba uri umubyeyi, waba uri umubyeyi gito. Imana rero n'abarozi zirabagaburira yewe rwose akaba ari n'icyitonderwa ku bintu dusaba Imana, kuko ubundi umuntu aba agomba gusaba Imana ikintu abona yaburiye ku bufasha bw'umuri hafi, bw'umuryango, bw'umugabo, bw'umugore, bwa sosiyete. Icyo gihe nicyo navuze ngo umuntu akwiye kumenya koko ko ikintu ari cyo gusengerwa. Hanyuma rero ikindi wambajije ntabwo ngarukaho umwuka wera. None umwuka wera nihira nde rero? Umwuka wera we nta nihira bose. Cyo nukucitondera. Ntabwo umwuka wera nihira bose, kuko isezerano ry'umwuka wera ni iry'abazubaha Imana bose. Abazagira gute? Abazubaha Imana bose. Kitonderwa, uriya n'umurage w'abubaha Imana. Nibo rero anihira ku manywa na nijoro. Maniship. Amina. Maniship. Haleluya.
ukuntu buriya ngo no mu masengesho yacu habamo amakosa donc ubu n'ubu turimo tubwiriza ijambo ry'Imana baduteze amatwi mwese ku rwego rw'isi ubu Mwuka Wera araha hafi avuga ati ntabwo ibintu byose barimo bavuga byagera ku Mana ndabanza nkuremo amakosa hanyuma bigere ku Uwiteka bikosoza ubuse natwe tujya dukora icyo bita editing urumva Mwuka Wera n'akayunguruzo Mwuka Wera arayungurura akabigeza ku Mana ari umubavu humura neza ntabwo rero Umwuka Wera anihira bose cyo abatuye isi bakimenye anihira umuntu n'umwihariko w'abubaha Imana rwose anihiminiho anihira abubaha Imana ariko aha hantu ukuntu anihiminiho aka kantu karamfashije amafuti abantu bakora aragenda araprogarama arabanza agaforumata reka tubyite muri iyi tekinike baforumata abatekinisiye Umwuka Wera araforumata imitekerereze ipfuye akayikuramo amakosa yose akayigizayo akatugereza imbere y'Imana ibintu Imana yumva ikavuga iti wi abana banjye bampamagaye nanjye ndaje yarangiza agaporogaramu aporogaramu iki aporogarama bya bindi byiza Imana ishaka ko dukora akabishyira muri twe Imana ishimye cyane ubundi rero iyi topic y'amasengesho iraryoshye amasengesho niyo atubeshejeho amasengesho atuma turya amasengesho niyo atuma tubwiriza Yesu yaradusengeye yari Getsemani haleluya igihe yavugaga ngo n'abazanyizeza bakizeza umutima bakumva ibyo navuze bakanyizera nzabababarira shima Imana ko yadusengeye ariko shishikariza n'abantu gusenga ikindi gusenga bizamo no kwihangana none se igihe wasenze ukabona ibisubizo ntibije hari ubwo subireka mwari mu buzima hari ibyo wanyuze ntabwo ubireka urakomeza ugasenga hari icyo Yesu yise gutitiriza yego kutava mu maso y'Imana mu gihe ubona ufite ikibazo kuko yashaka kwerekana ko ushobora gusenga ako kanya ntuhite ubona igisubizo rwose birashoboka ko wasenga ntubona igisubizo ariko yasabye mwene nk'abo kudacika intege batitirize bakomeze umutima wa mupfakazi ntiyazindukiraga kuri wa mucamanza siko Yesu yabivuze akazinduka mu gitondo ati ndengera ku mwanzi we akongera ati ndengera ku mwanzi wa kandi aravuga ati ndambiwe induru y'uyu mupfaka ari mu mushakira igisubizo byihuse kuko aranduhije aranesha umutwe ubwo rero mumuhe igisubizo akeneye agenda Yesu aravuga ati none se niba uyu mucamanza utubaha Imana utanayizi utanayubaha utanayemera yemeye gusubiza uyu mupfakazi kwamurembeje mwebwe nimusenga ubudasiba ntabwo azabumvira n'udashubijwe ako kanya akomeza asenga hari ijambo bigeze nk'uko umurimo mudukoresha ikiganiro bigeze babaza umuvugabutumwa international witwa Billy Graham ubu yaratashye yashoje urugendo rwe ariko urabizi ko ari umugabo wakoreye Imana ku isi yakoreye Imana Billy Graham yakoreye Imana cyane noneho baramubaza bati ko tubona ibintu byawe ni iki gitabo ntiturabona ufata ikindi gitabo kuva uri muto kugeza ushaje aho kugira ngo tubone bicika intege tukabona ahubwo birakura bikagwiza imbaraga bikaguka ukoresha ubuhe buryo hari ijambo ryiza yabashubije yarababwiye ngo ngasenga kandi ngasenga aribasubiza gatatu ni ukuvuga ngo rero nta muntu ukwiye gucika intege kuko gusenga niyo udashubijwe hari ibindi bintu biba byubakitse mu buzima bwawe amen ushobora kutabona igisubizo directe ariko wambara imbaraga ariko ukambara imbaraga yego urumva Satani yaza n'amakuba agasanga urakomeye wahomye imbere n'inyuma yego Imana ishimwe rero rwose gusenga abantu badahita basubizwa bajye bihangana Imana ibayumvise gusa hari gusenga byo turabizi Bibiliya hari ikibivugaho na Mose yajyaga asenga ngo ubwiza bw'Imana bukamugaragaraho ngo bajya kumureba bakabona ngo amaso ye ararabagirana izo ni imbaraga zo gusenga ariko se ni gute cyangwa niki kituma abantu badashobora gukomeza gusenga ngo babibemo neza ngo babishikamemo babikomeremo niki gituma
ni izihe mbaraga zituma umuntu atabigeramo neza nk'uko bikwiriye? icyo cyo wenda sinzi niba mwarimu yadufasha. Yego. Ni ikibazo gikomeye. Hari umuntu usenga ntakomere, ubwo nta kibazo kiba kiri mu gusenga kwe, kiba kirimo, haba harimo ikibazo ibyo ari byo byose. Ashobora kuba yasenze nabi atazi uko basenga, urumva? cyane Ashobora kuba yasenganye umutima utizera, utanakijijwe. ashobora kuba yasenganye ibyaha mugenzi wanjye muvandimwe. Kuko hari abantu ubona ubundi hari ukuntu muri iyi minsi ubona abantu nyine bose barasenga, barahamagarana. Umva iyi misozi y'u Rwanda ibiriho abanyamasengesho, nuko korona yatugiriye nabi tukaguma mu rugo na kondisiyo zikomeye, ariko abantu barasenga. So rero uyu muntu ubivamo unamuka hari ibyo abatuje. Yego. Gusa ndagira ngo nongere nibarize Betty, hari ukuntu abigishwa bajyaga babaza ngo abigishwa ba Yohana ngo barasenga gutya, none Yesu abigishwa baramwataka, baramwegera, barambaza ariko se ubundi twebwe tujye dusenga gute? Arabwira ngo mujye musenga ngo dawe uri mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe, ngo ingoma yawe yogere hose, ngo icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru, nk'uko isengesho rivuga kuriya. Umuntu asenze gutya ntibyaba bihagije? Bo ririya sengesho rero rwose harya n'igihe bari babaje. Oya ntacyo nawe subiza. Turi bamwe, turi mu kiganiro. Rino sengesho rero risubize. Ririya sengesho ntago ari ryo Umwami yaduhaye kugira ngo ari ryo tuzajya dusenga, mbese oya, ahubwo yagaragazaga umuntu ugiye gusenga narebera isengesho rimubera indorerwamo, rimubera indorerwamo, amenye basenga bate. Data wa twese uri mu ijuru, Imana icyubahiro, izina ryawe ryubahwe, utubabarire ibicumuro byacu, kwihana. Urumva? Nkuko natwe tubabarira abaducumuye, ubabarira abagucumuye. Yabigishaga gusenga. Hanyuma ageze hepfo aravuga ngo ifunguro ridutungura iduhe none. Yabigishaga ko gusenga kurimo bya bindi twabonye kwa wa mugabo. Yewe nohereje abantu kwa Nehemiya banyabikireyo, hariya ahantu harakomeye mu buryo bwo gusenga cyane. Banishimwe cyane. Amen. Ngaho nawe dufashe twumve ko bivuga. Nta nubwo njya kure y'ibyo avuga, kuko iki yabahaga ishusho yo gusenga. Ariko ubundi gusenga ni wa mutima umenekeye Imana, ukabwira Imana imvamutima zawe, ukabwira Imana. Yewe hari abasenga barira, hari ushobora gusenga ukabona arasetse. Gusenga ni ukubwira Imana imvamutima zawe. Yesu yabahaga nyine ishusho nk'uko mwarimu bivuze yuko bazajya basenga. Gusenga harimo gusaba, harimo kwinginga, harimo no kwizera. Harimo ngo yanababwiye ngo musabe munavuge ngo Mana uduhe ifunguro ridutunga none. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ihame ngo umuntu wese ajya avuga ngo kwizina ry'Imana cyangwa dawe. Wowe amasengesho yose usenga wumva ukijijwe atarimo ibyaha, kuko hari ikintu gikoma amasengesho, ikintu bita icyaha gishobora gutuma isengesho ritagenda, kubera ko iri sengesho dusenga ni isengesho ngo rigera kure cyane. Haleluya. Rigakomanga urugi. Mwarimu, hari ukuntu umuntu ashobora gusenga isengesho rikazamuka imbere y'Imana, rigakomanga urugi ngo rishaka kureba Imana, ariko isengesho ry'umunyabyaha ryo rigarukira mu kirere. Ikizira kuwiteka. Rwose reka mbabwire, gusenga n'ibyaha ntacyo bimaze, ahubwo wabanza ukabyihana ugasenga ntabyo. Mwakwibaza ngo none mwebwe mwabamama muri abakiranutsi? Ntituri abakiranutsi. Paulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ariko ushaka kuba wumva ibintu utaranatera intambwe ngo winjire muri Yesu, ngo umenye nuko basenga, ukaba wisengera wenda za Nyabingi na za Nyiraburera simbizi, wo nabo barasenga. Ntibasenga se? Hari na za mana gakondo z'Abanyarwanda basengaga kera, ukaba ukizisenga wenda ari byo bakwigishije, ukaba cyangwa se waramenyereye gusenga za noveni n'ibindi. Burya ikintu nkundira Imana ireba mu mutima, ikareba umutima usengana. Ariko mbabwire ngo abantu dusenga, abantu twamenye Imana, dusenga Imana twavuye mu bizira, dusaba Imana imbabazi. Niba rwose warananiwe ukajya usenga ukabona ntusubizwa, harimo ikibazo, banza urebe
impamvu nasubizwa nasenze neza. Gusenga neza ni gute? Ni ukubanza kwatura ibyaha, guca bugufi imbere y'Imana, ukereka Imana amafuti yawe yose, kandi gusenga ukanahinduka. Nese gusenga abantu badahinduka byo bimaze iki? Umuntu gusenga akamara imyaka 20 ariko atarahindutse bimaze iki? Erega mu Bagalatiya harabivuga ngo dore imirimo ya kamere ngiyi iragaragara. Iyo umuntu akoze imirimo ya kamere bigaragara, umuntu akangana, yarangiza agasenga, ubwo abasenga iki? Yarangiza akiba, ngo ubwo arasenga. Nareke kwiba abone gusenga, nareke kwangana, ubundi ishyari ryo n'umuzi mubi. Rero gusenga ntekereza ko twagakwiye gusenga, ariko tugerageza no kubaha Imana no gukiranuka. Tubona n'abantu birwa basenga bahanura mu butayu ngaho, n'ubuyobe bwabaye bwinshi, ariko ugasanga ukibaza uyu muntu hano umusaruro ni muke cyane, ugasanga nta musaruro pe. Kandi ubundi tuzi ko gusenga kugira umumaro, kugira umusaruro. Haleluya, amen. Gusenga kugira umusaruro. Imana iyo usenze hari ubundi buzima ikwinjizamo. Haleluya, kuko nyuma y'ubu buzima buduhagazemo, ubu turi kuvugiramo, nyuma y'iyi ngando imaze gusenyuka, hari ahandi tuzajya. Imana ishimye cyane. Gusenga rero bibeshaho, gusenga bikuraho urupfu, gusenga bikuraho umutego, gusenga ni nka bombe uturitse cyangwa utega, sinzi ukuntu nabivuga. Gusenga hari umuririmbyi yavuze ngo ntabwo batinya bombe atomike, ngo ahubwo baririmba indirimbo zishimwe. Abasenga nubwo bageragezwa baririmba indirimbo zishimwe. Ubuse turi hano nta bigeragezo dufite, ntabyo twahuye nabyo. Ubuse mwarimu watangiye akorera Imana afite imyaka 23, utekereza ko atahuye n'ibimuca intege, ariko yarakomeye. Gusenga bituma dukomera. Imana ishimwe. Abankurikiye mureke dusenge, kandi dusenge dukijijwe, sibyo bavandimwe? Ubundi abamama ndereka nibwirira abamama mubanze mwature, nimurangiza muririra Imana. Imana yumva amarira y'abagore. Uzi ukuntu Imana ishyigikira abagore, ariko babagore basobanukiwe isengesho icyo. Ariko n'abandi bataranarimenye, namwe Yesu arabakunda kuko yarabaremye, ntabwo abanga. Ndagira nibarize mwarimu Clarisse, hari abantu bagira intege nke zo gusenga, sinavuga ngo ni intege nkeya, ariko akumva we ntabishoboye, yifitiye akabaraga gakeya, akamara ko mbivuga. Ariko akakubwira ati rero njye mfite icyifuzo, ndagira ngo ushobora gusenga uzanjyana icyo cyifuzo, ugende ugisengere. Icyo cyifuzo ari igihe ugitwara kigasubizwa, cyangwa bitewe ashobora kuba ari mu ntege nkeya, sibyo? mu buryo busanzwe abantu bahana ibyifuzo. Ariko icyo ashaka kuvuga ni ukuvuga ngo twabonye step cyangwa intambwe zo gusenga, harimo kwihana. Njyewe rero sinashoboye kwihana kubera intege nke zanjye. Noneho ngiye nguhaye icyifuzo cyanjye, sibyo? Kandi njye sinashoboye kwihana. Icyo cyifuzo nkiguhaye nkabwira nti genda usengere, icyifuzo kindemereye. Wagenda ukagisengera, Imana ikagisubiza, kandi njye ntavuye mu byaha. Oya, ntibishoboka. Keretse mwene nkabo n'ibyimwe twavuze ko Imana ivubira imvura babi nabi, ahubwo jya najya kugusengera kugira ngo ukire ibyaha, ukabera kugenderere, hanyuma wihane ibyaha byawe. Haku uwo nguwo nawe Imana iramuzi iranamukunda, izanamuhane n'imigisha abandi babona, azabaho nk'uko abandi bariho. Ariko ntabwo umuntu yama icyifuzo muri ubwo buryo, njye numva icyo ntagishoboye. Ntabwo njye icyo najya kubanza gusengera kwihana, ariko kwikorerana imitwaro birabitubwira, kwikorerana imitwaro. Niba mwene se afite ibimuruhije, yabikubwira atabikubwira, mwikorerere umutwaro, ugende imbere y'Imana nk'uwajyana umutwaro wawe. Urumva? Ariko mwene ibyo bintu bihanze muri iyi minsi biteye bityo, ni bya masengesho arimo amakosa turimo tuvuga. Afite ikibazo rwose cyane, afite ikibazo, kuko rwose icyo uvuze ni cyo umuntu yabanza akamusengera kwihana, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Niko bimeze. Niko bimeze. Turabashimiye rero, tubashimiye ikiganiro cyiza mwagize, kandi iyi ni intangiriro. Ndumva tuzagira igice, tuzagira n'ikindi gice tubatumiramo. Turabashimiye Betty, mwakoze kutuganiriza. Amen. Turabashimiye mwarimu Clarisse, mwakoze kutuganiriza. Murakoze cyane. Niba ariko ngira ngo imbere ko twatangiye tudasenze, reka dusoze isengesho. Ndagira ngo sabe Betty dusengere. Reka dusenge. Wowe wifuza ko dusengana Imana, nagira ngo nkubwire ko gusenga kwiza nyine ni ukubanza kuva mu byaha,
kandi niba utaranamenya uko wabivamo, utaramenya uko wasenga, turahari kugira ngo tugufashe. Na mwarimu Clarisse arahari kugira ngo agufashe, ndetse afite channel yitwa Imana Ishimwe Clarisse. Wayisura akagufasha, ukamwandikira inbox akagufasha. Nanjye wakurikira zino nyigisho. Ndumva mbere yuko dusenga, ndabizi mwarimu Clarisse abantu bazamubaza ibibazo byinshi, kugira ngo anabafashe nyine kugira ngo bamenye gusenga, anabafashe banature n'ibyo byarega. Hari umuntu utaranamenya hano kwatura, wabaha nimero yawe mukozi w'Imana kugira ngo tuzafashe abantu mu buryo bubegereye rwose. Yego, murakoze. Channel ni Imana Ishimwe Clarisse. Hanyuma nimero de telefone 0788 51 11 38 0788 51 11 Yego, izanjye 0783 146 27. Reka dusenge. Ndifuza ko twatindana mu masengesho kuko Imana yacu ijya yumva gusenga. Twatangiye tuvuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane. Nawe rero icyo cyifuzo cyawe kizanire Yesu kugira ngo agutabare. Mwami Yesu, turambuye ibiganza imbere yawe dusengereye imitima kugira ngo iruhurwe n'ijambo ry'Imana. Uko Nehemiya yasenze agahabwa uruhushya n'urwandiko rw'inzira, akagenda akajya kureba inkike ziri gusenyuka, akagerageza no kuzisana. We n'ibigeragezo n'ibyaha no kudakizwa, turabasengeye kugira ngo uyu mugoroba ubasure, ukore ku mitima yabo. Turasenze kugira ngo aya masengesho agende akize izi ndwara, agende akureho iyi mitego, agende akureho urupfu kubo Satani yari yitambitse. Kandi mwami, wigeze uvuga ijambo ryiza, uravuga ngo muzasenga, ngo muzasaba muhabwe. Mwami, ngo nimukomanga muzakingurirwa. Turakomanze rero kugira ngo mwami udukingurira amarembo nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Duhagaritse imigambi ya Satani, ndetse gusenga tunanije imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Ibigerageza igihugu cyacu, ibigerageza abatuye u Rwanda n'isi yose, duhiritse ibi bikuta mu izina rya Yesu. Ibi bihome Satani yubatse tubisenyesheje amasengesho. Ibi ngibi abantu bubatseho bakareka kubaka ku Mana, turasenze kugira ngo mwami ugende ukore kuri iyi mitima. Abantu bari gusenga bakageragezwa, Mana baha imbaraga kugira ngo bakomere. Abahuye n'ibicanege turabasengeye uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Abari mu bihugu batemererwa gusenga, babyumva ku matelefone, nabo turabakweretse muri bino bihugu bitari bya Gikristo. Mana, turasenze kugira ngo bari abantu bakomeze, ubaha imbaraga mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ubutware bibi by'Imana, turagushimiye kubyumvise, tuguhaye icyubahiro kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Amen.